RWUBUSISI yari umutware bwami. Amateka ni komedi wageranya n'iza rutura cyangwa comedy night, Fari Merci, Nimuhoje cyangwa Patrick n'abandi uzibasetsa kakahava. RWUBUSISI ko yari yaranze kubatizwa yabyemeye ate? Padiri wamubatije yamushoboje iki? Nibyo tugiye kugarukaho muri aka kanya. Ni Saliva TV, enjoy all the best. Muri ibyo bihe ku ngoma ya Musinga na Rudahigwa abantu bari boroye batunzwe cyane na yera yavaga muzo baragiye, nuko haduka igituntu binyuze mu nka. Abantu bari batunzwe n'amata cyane bandura igituntu binyuze mu mata banywaga icyo gihe. RWUBUSISI nawe yaje mu nkundura y'abanduye igituntu muri ibyo bihe. RWUBUSISI ake kari gashobotse na dogiteri ubwe wize akagera kure bishoboka yavura abandi, ariko ntiyakwivura. RWUBUSISI yari kubigenza ate? Nta kundi yari kubigenza, yemeye akaje. Nuko padiri aje kumuvura yitegeza RWUBUSISI uburyo igituntu cyamurembeje cyamuhindanyije, mbese cyamugize nk'ibyifundo igira ibivuzo. Ati mutware RWUBUSISI, ntiwakwemera ko nkubatiza ugahabwa amasakaramentu ukavurwa ugakira, icyizere cyo gukira ukakigira? RWUBUSISI ati nta kundi mbatiza, iyaguye nta utayigera ihembe. Ubundi se wakamboneye he? Umubatizo uratangira. Umubatizo wa RWUBUSISI wasekeje benshi, na n'ubu uracyasetsa imbaga nyamwinshi. Kora like, ukore share, usangize inshuti zawe kuri Saliva TV, ukore na subscribe. Iyi nkuru ntizagucike, tuzayivimuzi mu gihe kizaza. Bamwe bakunze kubivuga babigira urwenya, abandi bafata nk'inkuru mpimbano, ariko nyamara ni ukuri kweruye kw'ibyabaye. Umutware RWUBUSISI rwa Kigenza yari umutware wavukiye Rwahi mu Bumbogo, akaba yaranatwaye mu gice cy'ingoma y'umwami Mutara wa III Rudahigwa ndetse na Yuhi Musinga. Uwo RWUBUSISI rwa Kigenza ibyo yakoze ajya kubatizwa byabaye amateka n'ubu agisetsa benshi. RWUBUSISI yari umutware ukomeye kandi wubahaga cyane ibijyanye n'umuco nyarwanda, ariko akaba yaranatwaye mu gihe abamisiyoneri gatolika mu Rwanda bari bamaze gushinga imizi, ndetse baranabatije Mutara wa III Rudahigwa waje kwitwa Charles Léo Pierre. Reka mbibutse ko ari we mwami w'u Rwanda wabatijwe ku ikubitiro. Mutara wa III Rudahigwa waje kwitwa Charles Léo Pierre niwe mwami wa mbere wabaye mu nzu ya kijyambere yubatswe n'abakoloni b'Ababiligi. Umutware RWUBUSISI nyuma yo kwemera bigoranye byo kubatizwa, ibintu bitari bimenyerewe mu Rwanda, yagoye cyane wari ugiye kumubatiza. Mu buzima bwe RWUBUSISI ntiyari yarigeze yemeranya namba n'umwami Mutara wa III Rudahigwa wari waremeye bidasubirwaho umubatizo w'abazungu. Umuhango wo kubatiza RWUBUSISI utangiye, habaye gusubizanya kudasanzwe umuntu atiteze ko byabera mu kiliziya. Padiri ati se RWUBUSISI mutware, urashaka kwitwa nde? RWUBUSISI yamaze akanya atekereza yibaza nitwe nde. Birumvikana ko byamucanze kuko ataramenyereye amazina mvamahanga, ariko adatsinze cyane RWUBUSISI ati Padiri wowe urashaka ko nitwa nde? Padiri ati reka nkubatize Petero. RWUBUSISI mu mvugo utakeka ko yasubizamo amuhakanira yareruye ati oya, kabuno ka nyoko uburoga Musinga, iryo zina sinaryemera. Nuko RWUBUSISI agaragaza impamvu ataryemera. Ati Petero we yahemukiye Yezu shebuja, ati kandi jye mu buzima bwanjye sindahemukira umwami. RWUBUSISI yumvira gato ati ahubwo nyita Yosefu, kakagabo mujya muvuga kigereje nyina w'Imana kakamurongora. Nuko padiri arabyemera, ariko atangiye kumusukaho amazi ku gahanga nk'uko bizwi bisanzwe umubatizo w'abakristo gatolika ukorwa. RWUBUSISI ati sigaho, urwo ni uruhanga rw'imfura ntirugira amakemwa. Nuko RWUBUSISI yamutungira agatoki igice cyo hasi ati batizaho niho hakoze ibyaha, ahandi hareke. Ushobora kwibaza ese byagenze bite? Padiri yemeye ibyo RWUBUSISI yamusabaga. Reka mbasezere naho butaha. Mwari kumwe na Saliva TV, enjoy all the best. Wowe kora like, share ku nshuti zawe, ukore na subscribe, byose bijye bikugeraho ku gihe. Tuzacukumbura tukugezaho byinshi ku bijyanye na RWUBUSISI. Ciao ciao, naho butaha.